ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Si umubyeyi ni umusaraba, wanditswe na Karangwa Liliane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Nshuti z'ikinamico mbabaze mwese, ese gushyingira uwo wibarutse ni ukumwikuraho? Ese nushyingira akaba impamvu ituma umwana wawe agaruka iwawe, hari ubwo azaba aciye nk'amabere? Ese nubwo yashyingiwe ntakitwa umwana wanyu? Ngaho namwe nimwiyumvira uyu mukino maze munsubize nyuma. Marita waje kibasumba. Ayo. Mwanze kayeho. Yewe. Diko ariko subwo utabeshye ntiwari wanyumvise. Ni bote byanje uburyo bigenda bidihadiha koko. We ntabwo nari nakumvise nokuri. Nibyo? Nari ndangariye mukoze akajerekani tuguriramo ubushye. Yewe. Seko ndeba. Asanga rwose bitari bupfe kuvamo. Biva kuvamo. Arimo byafashe hasi byanze kuvamo rwose. Bavuze n'icyo nkozamo ngo mbivanemo. Okay. Ngaho rero. Ngwino ubanze urore iki gifuka cy'ibishyimbo ndaremerewe. Ibyakajerekani kushira bubiretse ndaza kubigukorera mu kanya gikana nikimara kuruhuka. Ese kandi kayo. Kiravuva yewe uzunture. Ukonzi ko ntaho tugera dusarura, aho twagasarura abavandimwe bawe bahakomeyeho tugashobora no guhingutsaho ikirenge. Enda yewe enda ndabanza yewe ngaho rero neza igifuka tereka mu gikoni gizaye no tutereka mu gikoni ko haga ibikano byari bigaye neza. Ibishyimbo byiza. Baba data we. Dore disi. Nawe tutakidumukire sheri. Shewe. Ariko se ubikuye he kutansubiza? Reka je ntukanyereze buriya ndakora. Shewe daho guse ntugira ngo mpembwa mu wese. Ego ntabwo uhembwa amabuye. None ariko yo baguhemba mu kiraka cy'ubukanisha nzi ko atava mu mufuka w'ibishyimbo ngamije. Ariko ntabwo urampinga ugakabya rero. Ari ukugupinga nuko. Nyamara nuko uyu mugabo mwiza si ukugupinga. Ubwo nuko ubuzima tumazemo igihe rwose nabwakiriye. Amenyereye duke. Yumva rero ko bambanye byinshi bitabura kuntungura. Ewe ntawe umenyera ikibi mukunzi wanjye. Ugomba gutungurwa n'igihe naronse kuko nzi neza ko ejo ari heza. Ni heza. Ubuse ndamutse ndose kurushaho tukaba bakire byo wabigenza ute? Wiseka. Reka kurota ku manywa mugabo wanjye. Nyamara birashoboka. Ewe nzayora mbibonye. Yicarira aho ngaho aza muzanira ubushera bwasigaye. Nari ngusutse muri cya gikombe cya mirongo. Kugira ngo mbone uko naza aka kajerekani. Niko hari ubwasigayemo rero. Bwasigaye ariko ni igice cy'igikombe cya mirongo nyine. Yewe buzane none. Buzane ndamire rwose. Baramuka byarawe. Yewe nashatse ko kiminura rero ndavuga nto wakakubikira. Wakoze rwose. Byanze bikunze bakanyika mu modoka ya rubanda inyota kugeze. Warubizi byo. Warubizi rwose kamerese. Kamerese nubwo ari gace ariko biruta kuranirwa rwose. Yewe hauze gato nari nkirengeje da. Yewe.
umugore nkunda gahise gashiramo gahise gashiramo neza rwose ariko aryoshye gate ihangane ni ukuri mu kanya nimpisha ariko tumaze kurya ugasubira kwa mukecuru ndebe ko nkopa kandi oya none mari ntabwo mfite inyota yatuma twikopesha ubushera have sigaho ubu se koko kubona ndi mvoma bihita twakwikopesha ubushera tukikopesha ibyo kurya hanyuma iherezo rikazabirihe ubwo wemeye kwihanganira inyota birahagije oya ndanywa amazi rwose ntacyo rwose hanyuma se kayiho ndakumva umugore wanjye ko nakubajije ntusubize aho gupancabiranya iby'ibi bishyimbo ni amahoro oya humura rwose ni amahoro ndakugibeshya rikisi nyine urumva uyu munsi nageze amahirwe nkanika imodoka y'umukire wumve ko y'umukire ariko ni uko ashanyurwa n'akazi namukoreye arampemba ntandengereza urabyumva yewe nuko byagenze none musubize aho yakuye disi marange rero ubwo niko kuvuga reka ngura ibishyimbo byinshi ibindi tuzajya tubihaha bitewe n'uko duhagaze burya rwose nawe urabizi wabura ibindi ariko sinkubeshye kubura ibishyimbo biragatanga ni impamo pe oya none mba ari ibyo nta kibazo hanyuma se shiri karame wabashije kujya kwipimisha ngo barebe uko ubuzima bw'akana kacu kari mu nda kameze ntari kujyana ikisa inshuti yanjye ariko nubwo akabyo ubukene mukunzi ntidukoresha ubwisungane mu kwivuza se turabukoresha yego none se kandi amafaranga baduca ni make cyane ariko si uko ubizi hari n'atanu wansigiye ubu se ninjye wanze kureba uko umwana wacu ameze cyane ko mba numva ashobora kuba yaramaze kwicurika numvaga mfite amatsiko yo kubimenya marita wanjye se shaho ko nanjye atari njye sinzi impamvu mbyuka njya gushakisha nk'abandi ariko ngacyura ubusa umukoresha dufite hariya iyo utamwigiye imitwe mu kaneke byo ku ruhande nibura ngo yakome umufuka ukiha ibyo kuba inyangamugayo sinkubeshye kuguhemba biba biri kure pe nibyo yagira ngo aranabikoze akaguha inica n'ikize ukongeraho rero n'aba banyamashyari b'inaha bangera ijanja buri munsi ntukagira imana ubu se ku kwezi ko kuzacikanwa nanjye oya ariko oya reka nshake uwo nakamake nibura atagoye kwishyura hanyuma ejo uzajya kwipimisha baba data ni impamo y'imana ni ukuri wawungiriye neza ngiye kubigenza shakisha pe nanjye ubwo umuganga nzamubeshya ko uyu munsi ntari imeze neza bigatuma nirenza umunsi kuri gahunda yari yampaye ntacyo rwose yewe twaba tugize amahirwe ni ukuri hanyuma se ntabwo usubira ku igaraje ashwe ubu byarangiye sinsubirayo rwose kubera iki reka ahubwo ngo ufashe neka ibi bishyimbo hanyuma ubone icyo uzatahira hejuru wabimenye ni nabyo byonyine biri muri iyi nzu rwose nibyo aha rero ubitoranya nanjye reka ngutunganyirize isafuriya yo kubitekamo nta kibazo reka nyire vuba ahubwo urugo se ko wagira ngo nta muntu urimo umwuka abyaramo niba wowe ingurube zanjye zashonje disi mbe benita we iki mama ariko ko yitabisha amaguru urimbwa wa mukobwa we icyangombwa se si uko nje kumva icyo nshakira ntumbwire ko wari ukiryamye beni agatotsi kamuhaye uzi akazuba kagasusuruka ukuntu karyoha soni koko nagiye mu misango usize mu buriri none ndagarutse mu gusanzemo niko beni ubona ubwo bunebwe buzakugeza he koko ibyombo aho nabisize bitegereje kozwa niho bikiri ibishishwa by'ibitoki biracyari aho twaraye tubitonoreye ko ingurube zanjye zishwe n'inzara aho habe n'amazi yo kunywa zabonye kuva bwaki n'ubu wavuga ko koko umaze iki muri uru rugo koko wa mukobwa we umaze iki mbabarira mama ni ukuri byo kuzinduka nka marita njye sinabyiviramo nuko ye icyakora ubwo nkanguye ngiye guhita mbe kwakwanya umva hera kuri ibishishwa by'ibitoki biri imbere y'igikoni gira vuba kandi ese so yagiye hehe mbaze nkubaze uko ari bwo ntibyuka se ubwo
ubwo nyine araza gutaha ibicuku yamenetse tumwitege. ibyo se nibyo twirirwa twitega ko ari ibisanzwe ariko se ubwo ugiye he ariko beni kuki undakaze ndaje mbanje kujya mu bwiherero mama umurega ndabikora abaha mwaramutseho mwaramutse arive mwaramutse neza yego muri amahoro yego yewe nakomeje gucunga ko ugaruka ndaheba ubu mbese nari nishoye nimpagusanga biraba ari amahire nintagusanga kandi ndasubirayo wa mukobwa wawe yankuramo iyo kotse ariko se ubundi wowe na benita mupfiki yewe naba nkubeshye gusa aranyanga ndabizi niba atari amahane yivukaniye aha ego baba rero ego n'iki se kandi mbega urugo biragaragara ko marita atakirubamo rwose pe uzi icyo nkangira Sarive ko mvugisha ukuri se n'ayo magambo yawe no kwivanga mu bitakureba yewe uragowe se ugowe ni iki marita yaba hari yaba atagihari urugo rwaba rusa neza cyangwa rusa nabi wowe bikurebaho iki beni jya mu nzu ubutungane ntaho njya nsize uyu mugore ahangaha arive subira iwawe uva ahangaha ndabizi guhoza akarenge kawe ahangaha nta rundi rukundo ufite mama nyamara wa mukobwa we nubwo ntwamye oya nivugiye ibyo mbona nk'umuturanyi hano nzi neza ko atari njye njyenyine ubibona marita atarashaka urugo rwahoraga rusa neza pe hahoraga hakubuye imbuga irabagirana akazamuka hariya haruguru mu marembo ku buryo n'icyatsi kitatinyukaga umweyo rwose niba bikubabaje ujye uzuhakubura jya ugabanya amahane wa mukobwa we ubundi se arabeshya genda ujye gukora ibyo nakubwiye ntaho njya musize aha arive niba ushaka amahoro uva muri uru rugo aha simputazwe da narinje kwisabira amazi yo kunywa aha reka nzane agakombe gusukire kuri ayo mu ijerekani da mpereza ako gakombe mama ariko kuki uri umutesi mama arive uyu nguyu urabona avuye iwe azanywe no gusaba amazi yo kunywa gusa arive ndavuze ngo sohoka muri uru rugo sohoka se nyine cyangwa nkukubita aka kajerekani muri ako gahaha ariko mwana wanjye wagiye ugabanya amahane ariko narumi umuntu ukuruta umubwira icyo beni ndabizi ko nduta ariko nta cyiza kimugenza reka nigendere mana we mana yanjye narumi kukanwa wari ukoze beni unyimye amazi wari ubizi njye nzakwima amata di amata se wayakurayo wamutindiwe ugisabiriza amazi yo kunywa ariko rero ni uko bavuga ibigora bimuhura ukarakara iki mama beni Karame. ibya rivera avuze buriya yanshimye ahandyaga biriya yavuze n'abaturanyi bose barabimbwira marita wanjye shenge ni uko bitashoboka ngo mwigumanire kuzinduka nka marita njye sinabishobora rwose mama ariko nyine ihangana igihe cyose nzajya mbyukira imirimo yose nzajya nyikora sibyo mama ibi bishishwa by'ibitoki se mbiyore mbihingurure cyangwa mbirunde hariya turunde ifumbire y'imborera umugabo wanjye abaye iki koko nyagasani itabara ngewe dore nta mbaraga ngira urabizi komera komera kayihu reka ngo ukingurire kingura vuba niyose mu nzu batarakura umuhara w'akabyaro kingura vuba humura humura ye humura winjira wakabyara umva nari mpfuye neza birangiye ubaye iki ninde ushaka kukwica yewe nari mu nzira nitahira ngeze muri ka kayira ko munsi y'isoko mbona insoresore zicomotse muri ruhurura baza basatira urumva ngeze ngo ndahunga mbona abandi babiri baturutse muri cya kibanza cya nsenga nyine bafite ibibaba niko kwiruka nzi ko macitse kumbe bandi inyuma ayiwe nuko nyine ubwo ndahindukiye ndababura ndavuga n'ibyanjye birarangiye buriya baranyihishe bagiye kungwa gituma bansinde imbere y'umuryango w'iwanjye niko gukoma induru rero ingana kuriya humura buriya bari basubiyeyo humura rwose babona bari bitwaje kariya kayira n'ahadatuwe babona mugeze mu miturire bagatinya gufatwa bagasubirayo hanyuma nawe kubera ubwoba ntumenye ko basubiyeyo yewe shira igishyika nyabo abahanyi banzi iyo bamfata ntari kubava mu nzara
ahubwo imana ishimwe ubwo wirutse ntuhagarare ngo ubarwanye mbese ngo ubigenze nk'uko usanzwe ubigenza gira uti imana ishimwe ko mbacitse ahubwo wumva bahari benshi noneho sinari kubigondera sheri nibyo ikindi kandi urabizi ko abanyambuye ubushize nihaye kubanza kubarwanya bakankomeretsa bakanantwara utwo nari nifitiye twose byongeye kandi wambujije kujya ndwana n'ibisa oya rwose ijya wiyirukira batazampfakaza mbabarira pe ariko rero hari n'ikintu ntiyumvishe ikizi kuki iteka iyo wambwiye ko ufite ikiraka gishyushye birangira uhuye n'abakwambura ugacyura umunyu umva mare nanjye ibyo bintu maze iminsi mbyibazaho nkabiburira igisubizo rwose none se uhembwa abantu bakureba cyangwa guhemba ni naho guteza abantu sha iyo mpembwa nta muntu uba ubizi pe bose ubwe yaba ashaka higize ko ntamurusha amafaranga ubu se yaba ari Silivani ubikora koko wese akabikorera iki ko baduhembera rimwe oya none Silivani ni inshuti yawe umuntu musangira agacupa rimwe na rimwe akanagusengerera si waguteza abantu pe oya reka nkubwire mari ngombe menye umuntu biri inyuma ndamuhiga bibi na bwiza wambabariye koko wa mugabo umva oya mari ntuzongere kunyitanga oya nanjye nzakwitambika mpaka ndakubwiye ngo uru n'urugamba ngiye gutangira kandi nzashyirwa mbabonye urumva neza nishaka nzabigura ntega amatwi mugabo mwiza iki ndabizi ikikubabaje si uko bagutega ndabeshya ibyo uvuga nibyo ahubwo ni uko batuma utaha mara amasamu rwawe kandi baranyambura kandi mba nakoze rero ku bwanjye ndumva ibyo bitatuma wishora ku mubisha ariko koko mari nintahigubira inyuma se urumva ntazahora ntahamara amasa nyine ngewe rero ndabirambiwe rwose ariko se wanyumvise umva mari ndambiwe guhora mbona umugore wanjye ahora yicira isazi mu jisho kuri we kandi ariwe mba navunikiye umva akayiho ntega amatwi ndakumva mbwira icyangombwa ni amahoro ubu ndetse bahore banyambura rwose mbabarira unyumve ibyo wibyinjiramo sibyo imana yaguhaye kubaca muri humwe izahora ibakurinda mana simbizi rwose urashaka kubyinjiramo baguhita nutabonye imfura yacu koko oya nanone niba ari ibyo rero ngiye gushakishiriza ahandi yese kandi aho ariho hose mari byibura njye ahantu batanzi aho nta muntu uzamenya ko nkora nuko ninjiza ku buryo yangirira ishyari ngomba gukorera amafaranga ntawe umuhagaze hejuru pe ibi ntabyo oya wihangane yashyira mu gaciro nawe kayiwe n'imibereho dufite ubu koko ugiye kugerekaho n'umutwaro wo kwimuka sumva igisubizo cyari cyo twabuze nayo ukwezi kumwe yo kwishyura inzu turimo none ngo twimuke nyamara uyobewe uko bihenda ni iyihe nzu twajyamo utishyuye byibura amezi 2 barayo kwishyura abatwimura barayo kwishyura ngaho rekeraho basi nabyumvise nawe tukigiye twabyumvise imana ishimwe yewe ubu se koko nzaba mvoma bihita kugeza ryari koko niba wungize imana nkabacika nkaba ngiye kubika utu dufaranga nibura kugira ngo nzongeranye tubone yo kuzishyura inzu nzi nte ko utaha bizampira koko oye nabitabye pato ariko sha niko Silva karame umaze guhaga iki kubera ikizi bose igihe naguhamagariye ubu nibwo ubonye akanya ko kunyitaba ubwo si agasuzuguro reka ntaho ari agasuzuguro ubu si ko ari wowe umuntu utumaga ngira iconjya nkagira iconwa unaba ndi kugusuzugurira iki koko ahubwo ni uko wenda nanze kugira ngo nsige imodoka y'umukire nayo irangije kandi nayo ndi kuyikanika ubwo nayo ndi kwanga ko yagaruka agasanga igiparitse itari yarangira ese ngize ngo umaze kumva aho ugejeje utangiye kundegaho agatuza sha oya ibyo byo ntaho nabikora pe ndabyumvise noneho n'ubundi kuyirangiza kwawe niko kwishyurwa kwanjye hanyuma se sha Silva yego ndakumva paturo ko hari haparitse imodoka 3 zose wazikanitse cyangwa ni imwe gusa yakanitswe mbo twazirangije kubera ko njewe nakanitse imwe izindi 2 ni Kayihura wazikanitse iriya mbwa ngo ni Kayihura ikomeje kwitwara neza mu kazi kabisa ariko Kayihura ni umukozi mwiza pe ni umunyamurava akundaga akazi ke
nubwo kamuhembaga nica nikize ariko agakoraga neza. Ibyo ndabizi sha Silva, nzi ko mwese anabarusha ubunyangamugayo. Nyoberwa n'impamvu kidacika intege n'ibyo ngikorera byose cyo kamene ku mutwe. Ahubwo nanjye nayobewe impamvu mukoreraga biriya byose kandi nzi neza ko ari we mukozi wa mbere w'inyangamugayo ufite nk'uko nyine ubyivugiye nawe. Nanjye singe sha Silva, kandi sinabona imboga zinyizaniye ngo nirazi Nyanza. None se ahubwo boss, niba atari ibanga ninde uri inyuma yo gukora itesha mutwe dukoreraga kayihura koko? Nyine umbwira ntacyo bitwaye, umbwira uko yiboneye ikiraka turamutegaga tukamutega mukabwibwi cyangwa se wenda na nijoro ago yahembwe tukagakuzanira. Ndakwinginze mbwira umuntu biri inyuma ninde. Tegereza mukanya ubiri inyuma agiye kwinjira hano uramubona. Ubundi se ubwo uwo muntu ntaho mufatanyije boss? Kuko uwaba biri inyuma wese ntaho yabigeraho wowe utamutijije amaboko, nta ruhare rwawe rurimo. Byashoboka kubigwanya. Ndabeshe se nje ntaho ndi kumva neza ukuntu wowe umuntu agukorera gukamuhemba, wamara kumuhereza amafaranga ukongera ugaca nyuma ukamuteza ibisambo bikamwambura. Ibyo bintu wabisobanura gute? None se ngewe nari kuba mbikumirira iki kandi mbifitemo inyungu sha? Yonza kuba ntacyo mbikuramo sinari gutuma hari unkorera ku mukozi. Ntuzamvemo gusa wowe, ibyo bibibanga ryawe nanjye. Ntakubeshe rero boss. Yego. Buri iteka ryose yo ndi kuganira na Kayihura regeye mwisangaga nenda kubimubwira. Burundu. Uzabimubwire nakubwira iki? Ubimubwira se kuzabigenderamo nigaramiye, kuko mubajya kumutega nawe uburimo. Ikirenze kuri ibyo kandi ubyibuke, ubu ufite intwaro gakondo. Aze bwacyo ukaba wamwigizeho inshuti magara, ariko abantu ye bikomeje kumbana ihurizo pe. Ariko iherezo nzabivuga, nikureho umuzigo gw'inabi moranaga ku mutima gwanje. Ibyo nkoraga ndabizi si ibintu by'abantu baba. Murabonye kubahwa. Wiriwe neza Nzungi. Urabo neza. Ese niko ye. Urakora. Uraho. Ubuse byaba ari muraho kandi duherukana ejo bundira. Muganira. Silva, uduhaye akanya ube wicaye hirya aho ngaho sha. Ariko muze nibiki? Buriya ni wowe ukomeje gutesha umutwe umukwe wawe. Mva mbese. Ubu wavuga ngo biterwaga n'iki koko? Iterwa n'iki? Ndi kugaruza we wamukoye bakayarya bonyine. Urumva? Umunsi Marita asabwa bakamukwa. Ye sinigeze ndya natanu ku nkwano ye. Uranyumvira? Amafaranga yose yahise yashogoshirana ngo agiye kuguramo ibishyingiramo. Ubwo rero kuba ndi kumuteza ibisambo, ndi kugaruza we bamukoye bakayarya bonyine. Urabaza ngo iki? Erega ibyo bisa nkaho ari we wikoye rega. Yego nyine. Cyo kuragenda Nzugizuza ubwenge. Uzi ko ibyo ngewe nta nabitekereza. Yewe ntumva ndi umusaza waheramwe n'ubukene ngo ugire ngo sindi ncakura sha Pascal. Nzakomeza muteza ibisambo. Urumva? Ningeza ku mubare w'amafaranga ungana nayo bari bamukoye. Nibwo nzaca inkoni zamba muhagahenge. Nimbishaka kandi zaniyongeza impozamarira. Aha, yemwe. None se Nzungi, ndakumva. Waruje gutwara ndi se? Cyane rwose. Nje gutwara ya nimugoroba. Ubaye iki? Nimugoroba se. Niko wa muntu ugira ngo se icyo ukora. Umukwe wawe yamaze gukanika imodoka ebyiri zose. Hari n'indi ari gukora iparitse inyuma aho ngaho mu igaraje. Ahubwo se ubwo ntakubonye winjira? Ashwi ntabwo mbonye. Hanyuma se ubundi kuncabirangije Pascal. Inese kandi ngote none ko nkomoza ku mafaranga yakoreye ejo uniragiza umbwira ibyo yari gukanika inyuma iyi ayejo ugashaka kuyirengagiza bite? Aha, reka mpigame nakomeza kumva kagambane kanyu. Genda nyine. Dore Silvani nguyu nagucike. Ni uzi byayo mafaranga ye. Ndekura wimfata amashati muze. Garukira Silvani. Baba ndekura ariko ariko sibamba unshakwa hitwa. Oya ariko baza ugaruka hano ariko.
oya ariko oya ntabwo nsigura yampaye mundebere oya ntabwo ucikaye utayampaye amafaranga ndakura ariko wamugaburika ariko oya ntabwo nsigaye amafaranga niba mudafite imbaraga mubaga muri kwitambika bazifite kugira ngo bitagenda bibi niba twamukurikiye akaducika muri kumbaza iki ntucakwa hirya wasanga nawe wamucikishije none yewe umva rero sha Silivani wagenda wagira umenya yuko nimugoroba ufite akazi gakomeye cyane urakurikira akayihura bucece urumva hanyuma se nzonge ndakumva buriya se nuza gutegereza ku mugoroba ukayatwarira rimwe nayo uyu munsi ariko rero murampombeje guteze ngaho mama kimu yawe mbigiye gutegereza mu kabari mfata agacupa kereka niba unyemerera ko ayo turi bumwambure icya kabiri cyayo kiraba icyanjye nk'ibisanzwe ariko se ugiye hari ikibazo byatindana nawe ukaza kurenzaho nayo ngiye kugugiye kunywera turabyemeranyaho ariko se wowe yempereza njye kwinywera ibindi turabivugana amafaranga abonetse sawa yazane akira nikora akira aya mafaranga ko ari menshi ra ubuse ndayamara ndaryamo n'akamushikake kabisa baramba ikidari rwose ariko uyu mwana arasa na kayihura mana yanjye mbega umugabo wibyaye neza ndebera agatwe kureba amaso bose barasanye nakitegereje turi ku kambi mwaramutse muhura waramutse atese mubyeyi naramutse neza nta kibazo nuko wabashije konsa se yego kari kumva ngaho rero mera neza ngo utere agashinge kakurinda ububabare bwaho wadozwe yego ukuraho uko kuboko nayo birarangiye ndabona wowe udatinya agashinge ntarutinya se ko ngomba kuruterwa nagushinyiriza nyine noneho rero nsa nk'uwegukana nakurebera ko ufite amashereka ahagije ndabona amashereka nta kibazo hanyuma rero tugiye kugusezerera murajya kubarisha noneho mu kanya haraza mugenzi wanjye kwandikira agapapuro kariho imyirondoro y'umwana noneho rero murahita mukajyana hariya mu muryango aho akorera birangamimerere mumwandikisha hanyuma ubundi mwishyure mwitahire nta kibazo ni mwompe rero murakoze yagiye mu kandi kazi nta kibazo bene karama aho birangamimerere bakorera urahazi ntabwo nahayoberwa ndabaza ahubwo reka mpamagare mama mubwire ko wabyaye yego mana yanjye uwari utaramubwira se none se ko wabyaye nijoro namuhamagara ntiyitabe ashobora kuba yarasinziriye reka muhamagare wahamagare pe noneho arajya ibicu alo mama fora ngiye kukubwira iki ariko mama nawe uri igitangaza ubu se uvugije impundu ngiye kukubwira iki niba utamwinjinisha mwumve ahubwo yabyaye iki yabyaye umuhungu mama ndaje nitera tuzi mbatange oya wikwigora bamaze kudusezerera mama urumva twari tugeze kwa muganga nimugoroba bahita abyara babyuka banadusezerera wumve ko nta muntu n'umwe wabashije kudusura kwa muganga we ntacyo bitwaye bana ba ahubwo niba ari ibyo ngiye guhita mbatekera agatoki kameze neza nze kubazanira mu rugo yego n'ubundi nta muntu mwazize ngo murasanga yatekeye umubyeyi nta kibazo mama turasubira rero reka nite ku mubyeyi mama disi bagiye guhita kwa nyandamuzi ahubwo mari mama amafaranga njye kubarisha nishyure mbona uko mpita njya no kwandikisha umwana mu irangamimerere hakiri kare ese ubundi ko kayihura ataza kandi byari kuba byiza ari we umwandikishije ndabizi se shansi ubundi yakabaye yageze aha
cyane ko n'amafaranga yo kwishyura ariwe ugomba kuyaduha ahubwo se ninjoro nkimara kubyara ntabyamumenyesheje namuhamagaye numva nimero ye ntiriwe muha mesaje ko ntigeze ansubiza pe reka nongere muhamagare ongera rwose si ubu Kayihura wari mu biki we ejo yavuye mu rugo ajya ku kazi ambwira ko ari bunyohereze amafaranga none ndebera ubu se kuko aho araratekereza iki cyangwa yahuye n'ikibazo yahura n'ikibazo se navuge ubu se yabuze n'uwatira telefone bana nyagasani ubu se ndabigenza nte koko ubu ibitaro bigiye kudusigarana kubera kubura amafaranga yo kwishyura koko urabizi bene ndeberamo aho ngaho nimero y'utwa Silivana umumpamagarira mubaze nguyu meza muhamagare akira rero nayifata uhita umuvugisha gusa ko atitaba mama yanjye kandi ntumva isoni yego Siliva wiriwe yego ni Marita umudamu wa Kayihura yego Mari ahubwo sera nimero yanjye bura wayigiraga yego cyane rwose abantu b'ingenzi kuri Kayihura bose mbafitiye nimero ahubwo se muri kumwe ngo umume tuvugane ko mukeneye cyane yewe ntaho turi kumwe pe gwiki ejo ntaho yari yagera ku kazi baba we nabigenza ntimwakabyara ubu se koko mana yanjye Kayihura ariyo ko yaba ntabye mu nama niko nawe ushatse kuvuga ko utazi aho ari habe rwose kandi ubwo wumva ndi kwa muganga nabyaye niwe wagombaga kunyohereza amafaranga yo kwishyura ibitaro none ndebera ubu se ndabigenza ntimana yanjye baba we umva Mari ndakumva Siliva yewe wihanganye kutavaho ubura n'amashereka nkora iki se reka nshaka akagare nze murebe n'ibyo byago amafaranga akenewe nabwo ngatange nibyo byakayibura n'iyo ari byo ndabikurikirana nyuma nitonze baba we nta kibazo ni ukuri urakoze cyane Siliva Imana ikumpera umugisha pe yewe Siliva narambyaye pe ubu se Kayihura yagiye he mana yanjye mbaze nkora niba atari mu rugo akaba atari ku kazi ari he koko ariko se ko kubira amasafuriya pe nitari yo mukamba ntabwo aragarukaye agaragaruka aracyari kwa Marita se agomba kubanza gufasha mukuru ariko ibyo ni agashunga amufashe se amufashe iki umuntu wabyaye akaba adafite undi bari kumwe urumva yabura ibyo amufasha harya neza pe yangwa yaratorotse ngo yihembwa yangwa y'umukwe ngo ni Kayihura ariko baba rero ariko ngo gutuka umukwe wawe bene ako kageni ko kuba biterwa n'ikinzungi imbwa koko umuntu w'umugabo mugenzi wawe ndakuyamye ntunuke mukanwa singututse mama we singututse pe mbese ubundi se utagiriye ko ari umugabo mugenzi wawe ntiwagira ko ari n'umukwe wawe koko amakwa wanjye umukwe wanjye se gihe hari inkwano yenzi ngaho nigeze nshingira ariko mugabo wanjye koko uwo mutima mubura uterwa n'iki mutima wese ese ubwo wari gushimishwa no kurya inkwano bakoye umukobwa wawe udafite yo kumugurira ibishingiranwa ukanezezwa nuko atahamurwe ntacyo ajyanye iryo niryo ryari kuba ishema ryawe koko ngaho muvugire koko si ubu inkwano niyo ikubabaje kugeza ubwo urwarira inzika umukwe wawe n'umukobwa wawe ukamugiraho ingaruka bigezaho byarambabaje cyane mukanwa kandi ndetse cyane bikabije ariko se byakubabarije iki ko n'ubundi nta bushobozi bwo kumugurira ibyo yari akeneye byose wari ufite ariya amafaranga ko yayifashisha agura ibyo bishyingiranwa akaguramo ibitwikururwa akishyura bimwe mu biribwa n'ibinyobwa twakirije abatashye ubukwe bigutwaye iki koko umva nyine ko ari byo kubakiriza nyine esera ubundi urinda umurwarira inzika intwererano ntiyakugeragaho ukamira buri munsi utaha wasinze umuratira ngo runaka yagutwerereye yakubaza aho yashyize ngo yifashishe utinaguza agacupa inyota yambagaga ubu se yaza kukugirira inzika nk'iyo umufitiye hari gucura iki yabajijwe n'iki se ko yege ariko ubundi akamaro k'inkwano murakazi cyangwa ntako muzi ni ukuyinywera se inkwano kera yitwaga ishimwe ry'ababyeyi urumva byabaga ari ukubashimira ko bareze neza
naho biriya bakoze njye mbyita kuntu mfesha amafaranga urumva kuko ye barayazanye barayamereza ngo barakoye maze yose uko yakabaye nyiramwiza barayisubiza ajya kuyaguramo ibyo azatahana kuba mukoye uranyumvira ubwo sibyo byitwa iki aho ntabo barase ni hehe ahubwo harahagazwe da hagarwa se iki umugabo wanjye rero ushatse ibyo wazabyikuramo ntabwo byambamo kuko iyo n'inzika idafite ishingiro ngo nta shingiro ni ukuri uretse kongera urwango ku mfura yacu nta wundi mumaro pe mva mubwire mbabaje nuko iyo ngirwamo kugiye gusa arampombeje ntabuze hose haguhombeje iki hari imishinga mwari mufitanye ibyo ntibikureba rero nawe ndeka kahose iki urampombeje kayiho urampombeje kanyago nako ubwo mumviriye hindi reka gahinda kanje kugatura akabari maze nimene mu rwago igihe kari bushire ni nacyo gihe ntahi go nyagasane Marita karame Beni umwana yakangutse ewe mbabarira umukinisha ceceke shandangize kwitera amazi ndaje mumaraje use ndatinze we ariko mbega amarira ngaho yizire kibondo ngino mbanza ngo hakabere ndaba nihanagura yego ko iki ugiye kumufata utose se kukenyeye swime se wabanje ukihanagura umva Benitara niyo wakwihanagura igice cyo hejuru gusa amaguru ukayihorera ubundi se ubwo woza ute Mari ntoze ntese reba dore mwirugu isabune isigayemo uko wakayisizemo bana yanjye amarira y'umuhungu se shawe yatuma noga neza byangeragaho mu rwogero mba ndije abaguye vava ngo adahogora yewe ngeze amahirwe kacecetse dore ko wanga abana barira kubi ngaho banza wihanagure vuba vuba dore aracecetse wamufashe nihanagure yasinziriye ahubwo ndabona asa n'usinziriye ko ufite ibitotsi ntabwo natuma asinzira ntonze we ese Beni karame ya mafaranga Silvane yohereje hasigaye angahe cyangwa numve nyine icyo duhaha uyu munsi banza umumpereze munsi sinshaka ko asinzira uramukanguye maze ndahakira ndabona nawe ashonje shasi nibuka neza hasigaye gusa ntagera ku 20,000 reka nze ndibe muri telefone reba sha umbwire ese ubundi ni ngombwa guhaha kubera iki mama yampamagaye ambwira ko aza kutugemurira ngo yatetse isombe yewe kandi urabizi ko iyo yatetse isombe adateka nkeya we na papa rero ntibazayimara yewe niba ari ibyo rero komeza yabika iminsi 10 niki se kandi gashamba ntekereza ikintu kimwe kiva ntekereza ikindi kuko ubundi kwibaza uko nzava mu nzara za nyirinzu nkumva birancanze neza neza sinzongera mubwire ngo niyihangane koko Beni ariko wanabimubwira Mari ariko ye ko nabonye nyirinzu wawe se ari umwana mwiza umuntu utageza kugukomangira agategereza ko wowe hari icyo umwibwirira mfite isoni pe si ikizi ukwezi kwa mbere narabimubwiye aratuza ukwa kabiri ndabimubwira aratuza ukwa gatatu bibuko none n'ukwa kane gushire mubwire ntihangane kuko none se ufite ikindi gisubizo cyahe ariko ntukaba umutesi mukuru wanjye ari nkanjye nabimubwira byashaka bikamara umwaka kugeza igihe wubwo anyibwiriye ati ndarambiwe bugiresha agaho kari kundi karahandurika aha cyangwa se Mari n'ubundi iminsi yanjye yo kugufasha igiye kurangira ngasubira mu rugo waretse tukazasubira nayo ego nyagasani mbabarira Beni ngewe Marita ngasubira iwacu baranshyingiye ko wagiye ureka kwifunga wagiye ureka ahubwo ari wowe si iwanyu se ni iwacu ariko narashyingiwe Beni ibyo byiwe nahavuye mpavuye nyamara ushatse wabitekerezaho neza ntabyo nshaka gutekereza Beni mbabarira ko nubwo uri mu bibazo ariko ibibazo bikomeye ntibiraza mbabarira kandi uko iminsi ishira niko bizajya byiyongera
bitekerezeho neza mari. Murira Beni. Icya mbere iwacu ntuzagorwa no guhaha kandi uzajya urya. Uzajya uba mu nzu utishyura kuko ntidukodesha. Ikirenze ibyo kandi icyumba wararagamo kiracyahari nta muntu ukiraramo. Ubwo se koko kuki wakomeza guhangayikira ahangaha kandi? Rekeraho Beni. Rekeraho mbabarira ye baba zatowe. Bagi ibibazo. Nyamara bitekerezeho. Ubuse mwakabyaramwe. Ko subira iwacu n'umwana kwimuka. Ikibazo uri hari uzi n'uburyo yandakare ngo twamwimye ku nkwano. Ndumva bindenze pe. Wowe gusa byoroshye. Pasa azakugira ate ngaho reba ejo bundi beba azabagize amezi 6 atangiye kurya. Ubu koko urabona umwana akwiye kubura ibyarya kandi dufite munsi y'urugo. Wowe se ukwiye kubura amashereka kubera inzara. Nubwo kugeza ubu nta nzara wagize kubera ko mama tuzaniye ibyo guteka kenshi. Cyakora nanone gusa kumuhoza mu nzira tugemurira nabyo buriya mbitekereza wumva birambangamiye Beni. Nyine nuko ari umuntu utinuba kandi ntiyanakwinuba ari umubyeyi wawe. Naho ubundi arundi iki gihe cyose gishize yaba yarabivuyemo. Rero witegereza ko hagira ukwinuba cyangwa ngo usohorwe mu nzu kubera kubura ubukode. We kuri pe tekereza neza. Kayeho warame mu kiyo gusa nta kindi. Nkuburihe koko. Nkubutekereza ko mbayeho ne. Ese mama warapfuye. Warantorotse. Kubera ubukene se waribye baragufunga. Byakugendekeye bite koko? Niba ari hazagaruka kuko Kayihura yakundaga umuryango. Naho muri gereza ho simbihamye. Uburyo twamushakishije yaza kuba afunze inzego z'umutekano zadufashaga kumushakisha ziba zaramubonye. Ewe umva. Ngaho ujya kuryamisha umwana yasinziriye. Wa mugane. Nawe rero uhamagare mama mubaze aho ageze ntangiye gusonza. Ndumva amagaye ndi munsi y'imodoka ra. Iyi nimero se kandi ni iyande mu abantu? Gaho. Alo. Alo. Yego yego. Yesu Silvani mwana wacu komera ye. Ya Kayihura aho neza urakomeye. Komera cyane. Uraho neza Silvani we amakuru y'iminsi sha. Yampaye inka data sha ni gagandi nta cyahindutse. Ahubwo se wewe wagawe gameze gutera. Niba urugo wahinduye imiturire ntabwo abagawe ari mashasha. Yewe nta bene nta taranti. Yase kandi niba ari byo se ubwo wambwira ngo urugukora ikiyongeyo cyaba cyiza suko wakwigarukira no mwigaraje ra. Aha kugaruka muri iryo garaje byo no mu nzozi sinabirota. Ngaho ariko kuza byo ndimo kubiteganya nubwo ntaramenya umunsi. None se Silva. Umva nkubaza amayinite y'abana atarashiramo. Na telefone umamagaje sinahari yawe mbese. Subwo niba ari uko nguko byakugendekeye ko ndi kumva byagoranye cyane iyo wagiye. Umuntu utari wanigurira na telefone kandi. Umva va muri ibyo mwana nyibwirira amakuru ya Marita wanjye. Ngwiki? Mbwira yewe icyo nshaka ni amakuru ya Marita nta kindi. Sha yewe ntakujyage rero. Mbere yo kukubwira amakuru ga Marita reka mbanze nkugaye Kayihu nta sha buriya sha Kayihu. Kikize kandi. Koko buriya watewe n'iki guta umugore wawe ari mu bibazo bingana kuriya mwa. Yewe nanjye yewe reka kudidimanga urukundo udusobanuro tudashitse
kayihu ibyo birekemwa bivemo. navuga iki? hariya wabaye ikigwari kabisa. nta kundi. ntuzi ko amaze amezi gageze muri 6 hari amakuru y'ufitera si ubwo ubayeho gutemwa nta n'amatsiko go kumenya niba umwana wawe wasize agiye kubyara yaramubyaye cyangwa yarapfuye. Silva mbabarira umbwira amakuru ya Marita rwose ibintu byihorere. Ibyo nakoze nanjye sinari mbikunze ariko nyine nta kintu ari gukora. None se umugani wawe si ubundi ni ukubera icyo uri kubimbaza. iyo umuhamagara cyangwa ukavugisha nk'umuntu w'iwabo akamuguhereza mukavugana. nimero ye yanze guca mu mwana maze icyumweru cyose nyigerageza byanga rwose. abandi b'iwabo rero sinzizi mu mutwe. kintu rero ndagutangariza uzaza umwirebere. Ako si ubwo wambwiye koko uzaza unareba ikibondo cyawe wasize shaho agiye kubyara uko byagenze. ahubwo sira ndakumva waba umpaye akanya ngakomeza nkikanikira imodoka y'abandi nkareba ko nayirangiza. bose naza uzi ngo twapfa gukiranuka asanze itari yarangira. basize byarangiye bite? umwana ni muzima? nyina se wahubwo we ni muzima? sha Silva mbabarira umbwire muri make rwose. nanjye niba ntumvise nasibe. bombi ni bazima nta kibazo na kimwe bafite kabisa. umwana wawe wamaze no gukura ariko nyine habuze gato kugira ngo kwa muganga bahereyo kubera kubura amafaranga yo kwishura ibitaro. nuko nahagobotse gusa nanone umenye ngo umugore wawe ni umunyabibazo utereye aho ibibazo bihoraga biri kumusimbura naho hari kuvaho kimwe hakajaho ikindi hakavaho kimwe hakajaho ikindi guco nubwo buzima bayemo. none se Silva basi wamumbwiye akazaba agiye iwabo ko wenda byagabanyuka. kayihu aho bigeze rero nawe rekeraho kurengera. ubwo ibyo urukumva ari nje wakagombye kubura ukubibwira. ngiye kuguha nimero ya murumuna we uzamwihamagarira ubimwibwirire. si ubundi niko kayihu? ndakumva. mu by'ukuri ukurikije ukuntu wasize Marita wumvaga ko bizagenda bite? wumvaga ko azabaho gute? nanjye simbizi rwose. ugize guca umusize nta n'atanu umuhaye. uzi neza ko agomba kwishura ibitaro. uzi neza ko agomba kuba mu nzu. uzi neza ko iyo nzu nayo agomba kubamo nta dushimbo turimo. amafaranga yo kwishura inzu azakenerwa kandi ntago koko wari ukumva ko bizagenda gute tubwijanyije ukuri. nta gisubizo nakubonera. none se ahubwo wumvaga azava kwa muganga akajya iki? umva rero mwana ndakumva mbwira. nari ngiye kugutuka igitutsi gisobanuye neza ibugwari bwawe ariko reka nihorere. Silva iki nimpamo rwose nari ndambiwe guhora mbwira Marita ko banyambuye. yeme azagera aho ngaho akabifata nk'ibinyomo bikaba byakurura amakimbirane hagati yacu. mpitamo kwigendera rero. none se ahubwo aro ndakumva rwose. nguhitamo kugenda. nawe kubigenza. wabonye akandi kazi se? hari ako nabonye katari ugukanika kandi byibura mbona bigenda si nka mbere ngikorera aho ngaho iwacu mu cyaro. shahu se none niko kayihu? ndakumva niba ari ibyashoboka nanjye wanshakira akazi iyo ngiyo nkareba ko nacika Pascal uyu w'umugomera. Pascal se n'umugome gute ko nzi neza ko ntari birya? niko umukoresha uhembera igihe rwose aba ari imfura kuri njye nubwo inshuro zose ayo yamembaga ntayagezaga mu rugo. ishaka ihu yego iby'ubugome bwa Pascal byo ni inkuru ndende gusa nyine umunsi nzaba niyemeje kuvuga inti nanjye ndahigamye nkabona mvuye aha ngaha kugira ngo mbone amahoro go mu mutima gwanje. nzasiga mfungishije umuntu cyangwa nanjye ubwanje bamfunge. nzemera nje mu buroko ariko nshirukura hagaragara nanjye umutima gwanje guruhuke gunatuze kugira amahoro yago. ngaho da none se kunteye ubwoba Silva?
aho ngaho ushatse kuvuga iki ubwo Kayihu ndakumva rwose Silva reka ngerageze nkora akazi k'abandi n'ubundi ndi kubona ari kumpamagariramo wasanga umukiriya w'iyi modoka aje kuyishikira umunsi uhagarutse naho uzambwire tuganire twicara ahantu tubivugeho humura rwose ndi hafi kuza buriya nayo narategereje ko amafaranga agwira nubwo yanga akabiyanga hanyuma se Silva basi rwose waje gusimbukira mu rugo ukamera muri ta telefone nkamuvugisha oya ariko ndaguhereza nimero za murumuna we niwe murakorana ibintu sawa mwana turi kumwe Benita ari hemari araryamye n'umwana yariye se ngo ibyo azabigesho ngo yanga kurira hamwe na papa yasinze yariye ari kurandeba icyo wabyivugiye mari ayo masiri wakomeje kunshira n'ay'icyo kuko utabyivugiye ariko wari wanyemereye ko uza kumumbariza mama mbabarira mama we gira agahanga gato nk'akarinda urugomo ariko ntimushobora kugabanya ibyo umuntu akirira mu mutuzo bwebwe uko mbizi igishyimbo bwebwe uko mbizi umwumbati bwebwe mwazibye nkirira yego baba rero ahubwo se amagambo akuva mu kanwa ubwayo yatuma umuntu amera ngo bimanuke koko atari ukubera mwebwe se aho mushaka kubwira mwahagurutse mukamusanga ariko amahoro agahenda muri uru rugo erega nta wundi niwe Marita yashakaga kubwira arashaka kumbwerekeza ariko muko nako wa mugore we urashaka kunyaka amafaranga cyangwa urashaka kumbwira icyatumye umugabo wawe agucika nashakaga amafaranga yo kugura ifu y'igikoma cy'umwana papa hajyanywa amazi yariba utiki inzungi ndavuze ngo azanywa amazi ni bibisi abantu bose batwegesha ko amazi ari ubuzima basigirira ko ari umwana nsabiye papa umwuzukuru wawe nzungi akara kamoka yaba uwo mwuzukuru umuntu ataho ntabwo mufitiye yaba agenda umubyara nitwa ko nabyaye nawe nta wenda bamufitiye ko twakoze tutabwa ibyo bikoma buvuga twabuze kuvamo abakaba hasone ngo umwana wanjye arakamoka koko papa ntibaze ni ukuri kw'Imana ariko nagukoreye iki gituma unyanguka nanyangira umwana bigezaho koko umva reba utazi icyo wankoreye uzaviraga sinhereye kubana n'iryajya cakura gusa ubu durakora icyaha ko nagushyingiye ubu duretse ubutesi bw'abubu iyo umuntu yubatse aba agomba guhangana n'ibibazo by'urugo rwe akabitsinda para kubitenya ngo asubire kurya imitsi y'iwawe ariko ubu ni imitsi koko hajya ngo ashaka ko ejo utahashye maze ukararyamaho uteshyura ntabwo ari we hasone ibituma nta kintu turazo mu mubiri n'ibyinshi nzungiza inzoga uhora wiyahuza se zo zatuma hari ibyo kurya bikuyoboka damasi niko nzungi kuki ushaka ko umwana wacu akubitika kandi atabuze kirengera koko uba araraha bikubabajeho iki ko atakubyiga ko yasubiye mu cyumba yararagamo ko atari ukuvuga ko hari ibyo twimuye kugira ngo abone aho arara bikaba byarabuze aho bibikwa yaje gutera icyugazi hano umutima mubi ufite urawuterwa n'igigo nuko nta gisuzi ishenge niyo mpamvu izo mpuhwe z'abana utazikangwa yaba waramugiriye kujya yabaho nawe wankutsaho hasone ntibona naratuje ngo mugire ngo kuba Marita ari hano ndabyishimiye simbishaka se muri gutasubiza wazanywe n'iki ariko wamana nyine nari natangiye uburekeze cacaka aho ngaho nta bisobanuro ufite hano kwa nzogeza wavuze ko ari akagambane wagiranye n'iriya yagirwamo ngo ni umugabo wawe ariko noneho mana kugira ngo ujye ubone uko urya ibyo utaruhiye ariko ayo bagukoye murayabaze none ugarutse kugera utwo ariko waretse kuzura kabuze koko nzungi igihe umwana amaze aha n'inshuro yakubwira ibibazo yahuye nabyo kuki ukomeza kubirenza ingohe koko nya ariko ubwo kujya utabona ko ubuzima twari turimo bwahindutse mu kanwa ntabwo ubibona twasubiye inyuma mu mibereho kubera we n'ubwo rubyaro rwe asabira ibikoma ariko mwana yaje ubu ntazanywe igikoma arapfa
arapfara cyokora byo kuva marita yagera hari byinshi rwose byahindutse yego nyine ni uko nyine ntacyo nabikoraho reba nk'ubu twaryaga ibitoki amabere angahe gusa none ubu tudatetse ibiro bine byose ntibyavamo ubundi narya n'injagi ibyo twaryagamo byikubyaka kabiri kose amazi dukoresha mu rugo yikuba kabiri ubwo kandi n'amafaranga yo kuvomesha ni ibibazo ibyo byose nyine isabune ni uko kubera umwana wawe yewe ni ibibazo pe ariko nyine ni ukwiyakira none se twagira dute none si ikibazo mbabarire kuba narababereye umutwaro babyeyi umwana wa nubwo giye bitambangamiye cyane ariko sinabura kunga mu ryaso rwose hari icyahindutse mu bushobozi cyarahindutse birankenesha cyarahindutse pe birankenesha rwose ariko nk'ubwo wowe na papa muri mu biki koko mama ibyo byose murabivugira ku mwana wanyu mbese wowe bwaravuze ariko udukenesha urumva marita tagira ushaka ko nawe uzajya uhaha cyane cyane uhere ku byo umwana wawe akenera urumva nawe ugiye ubundi sinshobora guhahira ibyo ebyiri ntibishoboka keretse ugize mbabarire ni ukuri niba naraje kubabera umusaraba mama mbabarira pe yarushyira mu gaciro rwose murantangaje pe ntagutangaza se njyewe biranambabaje babara ushaka marita imfura yanyu muzi ibibazo arimo muzi neza ko ari hano atari uko bamusera byongeye kandi kugira ngo aze nimwe mwabimwemereye none nyumvira ntumva se ese ubwo muzajya mwicara muvuge ko mwabyaye kandi abo mwabyaye mubacinyira kurwara nk'inda mbese ubwo nawe rwaravumbura nakorekana isubiriye kuryama ntarakara nkababwira n'ibitari ngombwa ngaho da umva ushaka wagakobwa urwo rugi uhonda naza nkarukura nkarugukubita muri urwo rutwe dore ko kagenda gatagataka cyangwa we hasoni nababwiye ngo ushaka guhangana wese tuzahangana hano ni iwaje muzajya iwanyu namwe hasoni urugo rurakananiye none karaza kandi kurindagira gusa Silva iwanjye ngaha rero ni karibu rero wisange wumve ko ari nk'iwawe niko hano niho utahagaze kayiho cyangwa niko baragucumbikiye ni ahangaha rwose niho mboneye yewe data we yitegereze urebe ni heza mana yanjye ariko se nawe have gukabya kandi ni heza gutese kandi ubona ari inzu y'icyumba na saro wenda ni uko ari hatoya cyane ariko harari gusa neza pe saro yawe wayishyizemo udutebe twiza reba ukuntu iteye n'akarangi disi jawe irimo agasima keza inzugi za metalike ubu wahanenga ikigo kukayiho ntabwo bari bwo buzima nifuza Silva buriya sinkubeshye rwose nkeneye uburenzeho nkabona kuzana umugore wanjye marita n'umwana tukabana aha nje wenda nuko narimenyereye kwibera mu nzu y'ibihomo byiriye iwacu mu cyaro naho ubundi ari njyewe iyi nzu ubagamo ntaho yambuza kuzana umugore pe n'ubu nahita mbukora kabisa reka mwaka byara va mu mashengo yawe ndakuzi dore ni umunsi ngaho tambuka dore icyo gishashi wazanye imyenda ugenda ugishyire hariya mu nguni mu cyumba ngaho ugenda ugishyire mu nguni none se ahubwo niko kayihu banza ugenda ushyire hariya yuze tuganire niko tuzabana muri iyi nzu cyangwa n'ukuncumbikira by'iminsi mikeya none nanjye nkaje gushaka iyo ibibazo byawe mbega uburiri bumeze neza mana yanjye ariko urakabya ye kayihu waragafashe shyira ibyo ushyiraho yewe uze garuke hano uve muri ayo ahubwo se kayihu iki gishashi rero gishobora kuba n'intuza harimo hashobora kuba harimo imperi ngo iki ntaho nahita ngishyira muri iki cyumba cyawe ndi kubona gisa guca none se ubwo uragishyira he Silva ndaza reka nyirambike hariya hanze ejo nzabanza mfura imyenda zirimo n'amazi gashushe gari kotsa cyane imperi zizahita zipfa ako kanya imperi urazibagiwe koko buriya kimwe kiramutse gisimbutse ukajya kubona ukabona kigiye muri ubu buriri muri iki gitanda cyawe mu minsi ibiri gusa zaba zimaze guhinduka nk'igihumbi
niba ari ibyo rero byana amatungo yawe sha kayihu sinkubeshe ntaho ubuzima ubayemo nabugukekeraga mva kandi ni ukuri ariko nanone kuvuga ntugutaruka baza wicare kuri iyo ntebe ariko zubura uravuga kumuhagarare hasane ahubwo se kayihu ni ukubera icyo utajaga kureba umugore wawe kandi ndi kubona ubuzima ubayemo ari bwiza cyane kandi nta kabuza agafaranga nako karabonetse mva Silva ntabwo ndabona amafaranga neza pe hari ibyinshi ngishaka kugeraho ku buryo byibura ninzana Marita azabikubita ijisho agahita acururuka uburakari bwose yari amfitiye ugahita buyoyoka ntaba kintu uyu mushinya none uramutse ugize ibyago ntubigereho ibyo nanone ni ikindi kibazo wazakomeza kubaho uko biri n'uwo mwashakanye ngo utegereje kugwiza ifaranga mbwiza ukuri ni ikibazo nanone byibura si umwohererezagamo dukeya akajya arajya akanita no ku mwana wanyu nkubwije ukuri rero na nimero ya Benita wampaye natinye kuyihamagara urumva neza kuko ndamutse mpamagaye Marita rwose sinambukira ikindi kandi sinaba nkigeze ku byo nifuza kugeraho wabuzwa n'ikizi reba nk'ubu urumva neza ndi kukumva niba niko nkasingura umwenda nkaba njya ku manywa gusa nijoro nkiryamira nako hari byinshi ntiha mu buryo bwo kwigomwa maze amafaranga yakabikoze nkayazigama ndamutse nzanye Marita se twaburarana n'umwana nsubiza aho ngaho nta n'ikintu na kimwe naba nkigomwe rwose nyine ntawe urabyumva urukumbuzi ruranyica nkihangana agashiriramo gusa ariko biri hafi kurangira biri hafi kurangira rwose yewe amahirwe maze nshuti yanjye cakora kayihu ubaga imfura pe ndagushimiye warakoze cyane kunshakira akazi ndambiwe agatuna mbwene ka Pascal uriya uri hari mana yanjye ariko se niko Silva Pascal mupfike ako gatuna mbwene n'ubugome umushinje nge ko ntabyo muziho kandi narakoranye nawe igihe kirekire urumva Pascal hari igihe va muri ayo dore banza witabe mbe ngushyiriyeho icyo kurya cyoroheje sibyo gira vuba banza witabe iyo telefone dore nicyo kimamagaye na n'ubundi kabura ubugingo alo sha Silva ariko ubwo wigize biki kubera ikizi bose ubwo ugejeje izi saha utaraza ku kazi iri garaje ni iryaso ni iryawe ndifatanyije nawe bimeze bite urahagera rero ku kazi kuko utegereje erega bose nagize impamvu itunguranye impamvu icyo ariko wagahungu cyangwa wagira impamvu ubwo ntiwamenyesha umenye ko umushahara w'uku kwezi nzawugukata empuwe Pascal rwose uri igitangaza uti wamenyereye kujyaga abakozi bawe ariko kuri iyi nshuro urashe hasi ubwo umaze kurengwa sha ndavuze ngo mbone ku kazi vuba na bwangu ntubone ku kazi nta soni ubwo rero ukwezi ni gushira uzetetana urwo rutwe ngo uje guhembesha kandi warakoze biguru ntege ukagerekaho n'agasuzuguro ubwo uzatinyuka uza guhembesha humura sinzahembesha Pasika nawe nyiri mu bakozi bawe byo ubimenye uvuze ngo iki ubu namaze kwibonera kandi kazi kure cyane y'icyo cyaro cyacu narambiwe mukoresha w'umunyagasuzuguro uje murakabanya nta kibazo uzabyicuza imbwa gusa ahubwo ni wowe uzicuza kandi wicare uzi neza ko ibyo wakoze uzanabiryozwa indi nkuru utari uzi indi nkuru utari uzi ni uko ubu ahantu undi nicaranye na Kayihura Kayihura umva shase Silva uramenye ntumve ese ubundi wabonye impamba witwaza di
cyangwa ngira uko mugenza nyine urumva mbwira nimero yawe ya telefone nkakanda akanyenyeri. wowe nashoboje rwose wagira ngo muri ababyara ariko urumva ukuntu umuvugisha byihorere shaka ihu Pascal uri hariya buriya amaze igihe ari kunzenguruka mu rugo umutwe gwanje nk'isereri. wiki aha ngaho nyibwira akazi wambone ni bwoko ki ni mu igaraje na n'ubundi niko Silva ahubwo se mbwira ari wowe hagati yo guteka guseriva gukora amasuku no kurara izamu ni akahe kazi muri utwo wumva wakora neza? nyine urumva nashinze akaresitora niko nshaka kuguhama akazi. wowe Kayihura washinze resitora? yewe rwose kora umuntu w'umugabo byaraje pe ntibiraza neza ngo nizanire umugore sha Silva nakubwiye ko ntatinyuka no kumuhamagara kuko sinamukira ariko Imana nimfasha vangaha bizagenda neza. ngaho rero mbwira icyo washobora muri ibyo byose rero. we guteka se shaho ko ntabyo nzi no guna nako nyine wowe mpitiramo kuri kubona agahemba k'amafaranga gashimishije ugereranyije n'ibindi byose ubwo nyine uramitiramo hagati yo kurara izamu cyangwa se gusedeva no gukora ibintu bijyanye n'amasuku ariko ibyo guteka byo ntawe. reka nkwereke rero. yego n'ubundi ubu birahiye banza ugire icyo ushyira mu nda ubundi tujyane muri resitora uhitemo wa ntabonye. murakoze cyane sibyo ngaho ugira vuba vuba rero. naho ubundi se shaho mu minsi mike nimfatisha nibwo nzahita nzana Marita dufatanye bizinesi kuko sinifuza kumuzana mu buzima bubishye nk'ubwo namusizemo pe. Benita karame Mari umwana yakangutse oya aracyasinziriye ikorera ibyo ukora wihangayika nakanguka ndabandekeye gusubira mu masomo maze mbaze muzembagize yongera asinzira. nta kibazo shawe urabukoze byibura iminota y'icumi ndebe ko imirimo yaha naba nyigabanyije. uraza se uratekera? nabikora da uretse ko ntabyo ndi bukore wabitangiye nabirangize ndagukorera imirimo isaba kunama cyane nk'uko nyine ndi gukubura n'ibindi nkabyo kuko nzi ko byakuvuna kurusha uko njye byamvuna. narimbizi dore ko uvunisha kuki ariko wagiye wiga kunezerwa mama uretse guteka n'uhe murimo wundi ukora? bisa nihatira ibirayi nkureke. yamaye nk'adada niko mukangu ibyo birayi byose nibyo ugiye guteka? wa muntu wese ibiro 5 byose bikarenga ntibinaduhaze. mbere twaryaga ibiro 3 gusa tukanasigaza. niko wagira ngo gutekera isoko? umva rero Marita twumvikane ugomba kujya uhaha uko biragaragara ko ari wowe urya byinshi muri uru rugo. ko Marita ni niko bimeze rwose. njya byinshi ndetse hari inkono yanjye njyenyine nteka ngo bari umupimira ingano y'ibyo ndya. umva bese uko kiba kinsubiza maze agatsinda akagira ibisubizo byuzuye agasuzuguro se karihe? umva ye nese nawe urabishyigikiye mama? nabishyigikira ninjye urya byinshi koko. ni wowe nyine icyambere cy'uryana inzara yakibyeyi hakiyongeraho ibyo umwana wawe arya nyine ni ukuvuga ko we n'umwana wawe murya ibiro by'abantu 3 bose rwose. oya reka mbabwire ibintu bigomba guhinduka rwose. ntabwo njye nakomeza guhahinga ebyiri no ntibishoboka. siko Marita we Marita uranyuma? ni icyo ariko nde ku kabari nijoro umbwira ko wabonye akazi rwose ntabwo nakomeza kukugaburira wicaye no. oya ariko nk'ubwo mama muri mu biki koko ma nawe nanjye siki mbere Beni nta soni. cyakora mama ntangazwa n'ukuntu ari wowe nkora ibi byose kugira ngo ngaruke muri uru rugo ari we na Benita mwabigizemo uruhare. twabigizemo uruhare gusa se cyangwa twanorosoraga uwabyukaga? inzara yagiye kukwica. Marita yarabyanze nitwe twamuhatirije. wamwihoreye se akambeshe iyo wowe na Benita mutamuhatiriza sinari kwirirwa nza rwose. ukarya iki? nari kwemera nkangara
kuko ibyo munkorera mama ibyo munkorera nk'ababyeyi banjye birutwa no kwangara ni mama y'Imana kuko nikoreye umusaraba ntazi igihe nzaturira ntazi naho nzawuturira umusaraba ni wowe nyagasani ariko ubwo icyo kirayi umuteye iyo kimufata mu mutwe kikamurema urugumo wari kubigenza ute mama iyo biba ukareba nk'impyisi wanyiga guhuma wese ibyo njye na so tuvuga bitari ukuri ni ibiye ku buryo utinyuka kutwita imisaraba nta soni ngo njyewe ndi umusaraba ndi mukantwa njyewe ubaze warambyaye ko cyangwa warantora wowe aho ni munyumvira uratinyutse umvuze mu izina ko wasenuwe ndarivuze ntabwo nari kukubaza icyo kibazo mbanje kukwita mama mbega unyihanganire nimba mu ibyo unkorera wagira ngo ntiwambyaye ugatinyuka ukamvuga mu izina ndarivuze ipu mbese nitekere mpazi yo nda yawe ubona imbaraga zo kunuka n'ibirenze ibyo ariko nkubwira ko ari iki inyuma y'inzu ari ve urakora iki urakora iki ndi kwirebera ibyo muri twumvikana ari ve nzongere kukubona urunguruka nzagutera ukweto kukurema ijisho ukagira ute nzagutera ukweto uzabikore se urebe nawe azaba ariwo munsi wawe wa nyuma tuguciye ibyera kandi gereza izahita ikubona ntugire none se ubundi wakoraga iki nyuma y'inzu ari ve noneho uri kurunguruka mba nireba ibyo wagukorera mwana wa gogo ibyo wagukorera rwose mba agomba kubicungira hafi ku buryo ejo cyangwa ejo bundi nihagira uwica undi nzawe umutangabuhamya y'ibyo bagukorera rwose kandi rega ibyo mba murimo ntawe utabizi kuko mubikora ku mugaragaro mu nduru ndende karubanda nyine uretse njye ubworokere nkaza nkarunguruka rubanda bandi amatwi bayabanguye bisekera babasekera badaseka marakuzi mama murumva ibyo mama mudukorera n'ibiki se tubakorera birenze murumva ukuntu mama muduha rubanda ni iriya nshinga amatwi ndakumva ari ve yego ko nkuru urasunganye hehe ari ve ubu murasi nkujyana kure reka duhagarara ahangaha umva ubundi wazize mu itsinda ryacu ko byajya bigufasha kugira icyo mwimarira na cya gikoma banga kugura umwana wawe ko wajya ukigura ntawe uguhagaze hejuru nyine se uretse n'igikoma kandi umwana wawe akeneye kurya igi imbuto agafata indyo yuzuye nk'umwana mutamugaburira ubugari n'ibijumba bya buri munsi nk'ibyo muri yego wenda nabyo si bibi ariko ku mwana wawe akeneye ibindi byongekanye n'ibyo muba mwari ndakumva mwana wari ukoze ko ntekerezaho ibimfitiye akamaro ariko se amafaranga yo kujyana mu itsinda ntayakurahe reka nkwereke utari umunenganenzi nka murumuna wawe benito oya mbwira w'umuntu nzakurangira aho uzajya guhinga hanyuma ari mu byiza aba ari uzajya wizigamira mu itsinda ego uravugisha ukuri rive ni ukuri mana nyagasani waba untuye umutwaro we umva ahubwo aho kunjyana mu itsinda nyijyanire kuri uwo muntu nzajya muhingira sibyo wenda utwo azajya mpemba nzajya ntuguramo ibyangombwa nkenerwa by'umwana nyine biriya byose iwacu banyuma ye baba we ko imana igira amaboko we marita sinzongera kubura isabune yo gufurira umwana wanjye we arive ubu nguhobere koko ye baba marita ubu sinzongera kubura isukari n'ifu y'igikoma by'umwana wanjye we arive imana iguha umugisha gusa nta kindi ibyo uzajya usaba byose igihugu birakariye aratanze Siliva Silivani Siliva karebe bose dore ndurira ariko sisha uriryamiye kuko ya masaha none se wagira ngo nkore iki kayiho ngo nagira ngo ukore iki none se akazi wasabye aka kanyura kibagiwe koko ariko akanakumira koko mukagira imana umva byuka vava ngo utume gira vuba ubwo se niko ibyiza si uko wantuma nkangutse koko kayiho gira uti ngo wiki se niko subiramo numve Siliva nyine mvaga mfite ibitotsi ngo ufite ibitotsi ariko akanakumisha nshaka no kwirambika akanya nka ariko mukagira niba ibintu ndabigenza ntera ngurumva ugishaka kwirambika koko ahari wasaze si gusa urashaka kuryama kuri aya manywa y'ihanguse hanyuma akazi wasabye gakorwe gate gakorwe nandera uyoboye ko izi saha aribwo abakiriya batangira kuza ari benshi
none se ko ndi kumva naniwe cyane ndabigenza gute koko Kayihu? ariko mwakabyara iyo ni imiteto Silva, iyo ni imiteto rwose kandi sinyikeneye muri bizinesi yanjye. Ubu se karibwo ngitangira ntaranafatisha neza, dutangira ni imiteto ihetse ubunebwe bizarangira bite? Nsubiza niwe mbaza. Ariko rero iki ushatse wakwishyira mu mwanya gwanje nanje ukumva ibyo ndi kukubwira Kayihu. Reba nawe naraye izamahanga hakuri restaurant, none se siko wasabye buraca nja mu by'amasuku ahantu hose ndatunganya ara kwibaraza, none ngiye no gusereva ubwo koko urukumva yari izo ni imiteto. Umva reka kundondorera ibyo ukora, umva nkugira inama Silvani rero. Niba ushaka amafaranga koko ibyo ukwiye kubyikuramo, urumva neza, washaka ukanibagirwa ko kuryama bibaho, uranyumva? Wowe ubwawe wansabye akazi kamwe kaguhemba menshi kurusha utundi, mpitamo kubiguha byombi kugira ngo nzajye nguhemba yutuze dutatu, kuko iyo njya kuguhembera kamwe wari kujya ubona intica n'ikize. None ngo fyo ndabizi rwose cyane ko nyine nawe nibwo rugutangira utari wabona amafaranga menshi go guhemba abakozi, wakabimenye. Ariko sinanone Kayihu iki nindamuka ngiye guseriva nkabimena ku bakiriya kubera umunaniro n'ibitotsi, nibwo biraba ari byiza koko. Arewe awumva ndakubwiye ngo ahubwo nuramuka ugize ubu bimenaho uraba wibikiye imbehe hasoni. Umva Silva, ndakumva boss. Nyita Kayihura ntacyo bintwaye. Ariko nanje kukwita boss ntacyo bintwaye. Birakureba. Silva, Karame, kugira ngo ngere kuri ibi ngibi ngezeho nubwo bitaragera ku rwego nifuza, urumva neza? Ntega amatwi ubyumve. Byansabye imbaraga nyinshi no kwima ibintu byose bikenerwa mu buzima, uranyumva? Nararaga izamu ahantu kuri koperative, bugacya nkajya kwirirwa irindi zamu ku igaraje hariya munsi y'isoko, bwakwira ngasubira kuri koperative gutyo urumva? Kandi impembwe ntica ntikize sindambirwe cyangwa ngo nigire nk'ibyo ngibyo urimo kwigira. Niba nawe wageze ku cyo wari ugushaka kugeraho, iyo ntihanganira imvune simba ngeze ku byo mfite ubu ngubu, urumva? Nawe rero nyumva neza, ugomba kubona amafaranga wifuza wayavunikiye, ibyo bimenye kandi ucakora nanone. Ariko ifaranga ryawe riravugaga pe. Umva kandi umva urunyumvire, riravuga se rivuga rite? Nukuribona washuhije imanga kuya kabize nawe mwana we. Nubwo rizanaga umutima mwiza ariko guritangaga ariko ibyo wibivuga ndakubwiye ngo nanjye naribonye navunitse, urumva? Ntirigomba kusohoka mu ntoki byoroshye gutyo rero, urumva neza? Ngaho rero byuka kuri uwo mufuka ukarabe mu ntoki woye no mu maso ubanza useriva bakiriye, gira vava kandi ndabizi ubunaniwe ariko banza ukora akazi hanyuma nka saa 9, urumva neza? Abakiriya nibagabanyuka hanyuma ugaruka ahangaha muri sitoke wirambike nta kibazo, uranyumva? Abazanye umugore ndaza kubiyakirira rero nta kibazo Kayihu. Rwamugarere bigenze bikora utyo. Ndabizi nawe nta mutima muba ubikoranye. Oya ntawo kabisa urabizi. Ahubwo ntaribagirwa, niko Silva uzamerekeza iri iwacu kureba Marita se? Urashize noneho ugiye kureba Marita Kayihu? Ye baba we, ahubwo se bizaba kumureba gusa, ko numva nzahitana namuzana. Nanje ndi Marita naho natumutsigiriye iwacu pe. Ahubwo sinijyari ntabwo ndamenya umunsi. Aho wari wamenye umunsi? Ariko icyo nzi cyo nuko ari cyo gihe ngo nongere mbane n'umugore wanjye Marita. Kumva nashizera. Wabaye uretse se ho gato. Nyine nkabanza nkabukubonera yanzu wanumye kugushakira. Niko se Kayihu uzamuzanira muri kariya kazi hanyuma ibyo bintu byose bya bindi byose wabakuru kurahira ngo ntube ni ariko ntukasetse Silva. Ibyo gihe nabikubwiriye rwose wakabaye warayibonye. Rero akubeshe nari narabuze umwanya pe. Rega narabibonaga ko nta mwanya wo kujya guhiga amazu ufite, mpitamo gushyiraho undi muntu
yarayibonye rero ndi hafi no kuyimukiramo kuko barimo kuyikoramo amasoko. yewe ubu rero ndikumva niba warabonye umuntu wise biryoha uko sinanje ubu ngiye gusigara muri geto njenyine ra ubu nzaje ndabasha kwishyura ubukode babu ugomba gukamirika mwana none nta yandi mahitamo. Umva ahubwo haguruka dushaka amafaranga. Yego nubwo ushaka amafaranga umuntu ari igiti yewe. ugiye se ko mbona ugihumirije Beni? ngiye kuri tuwarete. Yego mana nari ngize ngo ugiye ku ishuri muri uru rutondo da. n'ubundi ndagaruka njyameho nongere mbyuke nsheho. umva kandi maze nari nzi ko unsigaranira umwana nk'ibisanzwe. yababa we uyu munsi noneho mfite ikizami. ye biragoye gusiba pe. ubundi se ubundi ko biguteye ikibazo mama musigarana. reka mfe kumubwira. yego ko uretse abanza by'uko utamukangura kakwirenza. ashwi yabyutse ari inyuma mu murima w'igikoni ari kuwufira. mama ngo ntamwirenza. reka ntabwo ari wowe twavugaga. umva ratama wansigaraniye umwana ko Benita ngo afite ikizamu uyu munsi. mbabarira cyane muko. yego mana ya nta mwana nasigarana n'imirimo yose yo muri uru rugo ibintegereje udashobora kugira na kimwe umfasha. ariko mama nawe urakabya. iyo uvuga imirimo yo muri uru rugo ukagira ngo ukora ingana iki. simbona Marita ari wihiringamo hafi ya yose. nuko ye uhumbye agati akabarangije gukubura wahumbye agati akabarangije ibindi. ugabanya amagambo nawe giyuge ariko kunteza urubwa birakunyura mama. ntarwo wa mugani wa Benita hari undi ukubura muri uru rugo uretse nge. hari undi woza ibyombo uretse nge. hari undi se ahubwo ukubura mu nzu akanahatunganya uretse nge. mu nzu aho uvuga se wakubura utera. nubanza ugatera amazi inzu yose ukayamara ukadusigira umusaraba wo kujya kuvoma. ngaho nyumvira none se ko nta sima ibamo ngo mpakorope uba ugira ngo mbigenze nte koko. mu nzu wahakubura utateye amazi iryo vumbi mukarikira. ikindi kandi akazi wakubuye wabanje kugatera amazi rwose kaba gasa neza cyane. ngo tugire ngo rero ubikorera isuku. ni isuku nyine. umva kujejesha mbese nyuma se ko ubikorera umwana wawe ngo atarwara inkorora kubera ivumbi ryo mu nzu. yewe ariko ubundi urinda umvugiraho ibyo byose usanzwe nzi ubunebwe n'umwanda mama. kuva nyine umukobwa hari ubwo nabwirizwaga imirimo nakoraga byose ntinuba. erega arijije ubwo se uratera indi mbabazi. oya ntabwo ndize kugira ngo ngutere imbabazi mama. ntabwo aricyo mbikoreye pe. ahubwo mba mbabajwe nuko ari wowe ubunkora ibingibi waranyirereye ukankuza unzi neza mu mikurire yanjye. mbabazwa cyane n'ukuntu kuguhungiraho byakubereye umutwaro. ese niba wari uzi ko nzakubera umusaraba iyo ndeka nkirwana wenda nkazagwa ku bandi ariko nakubayeho ikibazo ngo namwe mumbere umusaraba. ubu mwana ungana urya koko kumusigarana bikubereye ikibazo gute kandi. ni akazi rero kandi sinishoboreye. nako ni umuruho w'intera umuruho rwose. ni akazi gute se? ni akazi gakomeye ko nubwo akiri muto bitagusaba kwirirwa umuteruye kumushyira hasi akigenza imvune irimo ni iyihe? ni wowe ubizi. kwanza sininginga umwana ndamusiga ndebe ko nari rubu. garuka se nyine garuka ngaho. ndarenga abandi bakumureka ngakora none singa garuka Beni merezi yo suka no mufuka nigende. Mari ndavuze ngo garuka mbere yo kugenda bari kumojeje rwose. akasakumirora none se mama baroza umwana muri uruturuturu rwa 12 kubera iki? none se giye muramwiyogesha kubera iki? umwana arasinziriye kandi si mukangura. ni mukangura nawe. ikindi kandi imbaho y'iki gitondo sinayoza mu mwana wanjye atavana rwo. ariko wase umwana ni ikiveje urudi. ngo iki mama? umwana ni ikiveje. nakazi ka icyo kirori cyawe ushaka kurera nk'inka y'inzungu bizakugaruka kuze urabyumva. mama ndavuze ngo ujye ukora ibyo ushaka byose umwareho ibyo ushaka byose umbwire ibyo ushaka byose ariko uyu bwa mbere n'ubwa nyuma uvugira ku mwana wanjye umunsi wongeye
nzakubaha nguzangira ute mama ibyo ni ububaje idi ni ugutetesha ubumena ifu ubu se ubaye udafite ubisaba nka kuriya wari ukiba wenyine umugabo wawe akimara kuguta wamusigira ndera kuretse n'urwo rutondo witeteshamo warumujyanamo urabyumva ukamujyana mu murima umuhetse mu bigunda ukamuhingana kandi ntagire icyaha ariko sitetesha mu biki ariko mama nta kuntu wamubwira ibyo ushaka kumubwira utamukomerekeje mu magambo uvuga cecekaho winca mu ijambo beni winca mu ijambo ndamubaza ntanasubize niyisubize mu mutima we nta soni amahirwe rero mfite abo musigira urumva murahari bande mwebwe ariko nyine ntacyo reka nshyushye amazi nsiga mukarabije uko ubishaka rwose mama mukarabya nyine umwana w'ama singutereranye nanjye ngiye kwitunganya njye ku ishuri urabizi mfite ikizami umura ntacyo ngushinja beni ahubwo si isafuriya yanjye nshyushyamo amazi y'umwana iri hano mu gikoni di niyo ngiye gutekamo ibishyimbo shaka indi yashyushyaho baragushutse mama ngo baranshutse ubwo n'ijya umwira ubwira icyo wa mukobwa we ni wowe ubwiye nyine mpamvu ndi wese isafuriya nshyushyamo amazi y'umwana wanjye yatetswemo ibishyimbo ariko wamugeze ikirori we nanjye ubwanjye sinjya nyitinyuka nawe ngo ibishyimbo ahubwo ushaka wowe icyo ubitekamo ari wowe ndakubwiye ngo iyo safuriya ntuyikuraho mari ntuyikuraho ahubwo nimba isangamo ndabimena mama niyo safuriya yagenewe gushyushyamo amazi yo koza umwana gusa nta kindi ibyo bisubiza aho bikuye nawe nereza hano se nyine mama ntayo nguha iyi safuriya ndayitekamo ibishyimbo kuko iyo twari dusanzwe dutekamo ntabyo uteka ntayo nguhaye mama ni nayo kandi nabiriya byombo byose mwakoreshaga ugomba kubibikura nkabikoresha neza nta byombo byanjye nzaguha n'iyi safuriya ntayo nguha nereza mama nereza isafuriya yanjye ntabwo barita kukihereza bene mfashe isafuriya ubwo rero wanga gukoresha ibyombo mwakoreshaga mbere ya hose ngo utegereze ibyanjye ntabyo nguha ibyo byose no kubera kumpima rero umugabo wanjye se naramuka agarutse yiteguye kumpa amafaranga yo kongera kungurira ibindi bishyingirano ntabyo nzabikura mama ntabyo nzabikura kandi sinanakwihanganira kuzabitwara bisa nabi ese ubundi urinda unyiyenza gutyo nta masafuriya abiri naguhaye nkigera hano nayo naguhahira ntiyahindutse imbyiro gusa kubera guteka ku mashyiga si umwanda wanyu nawe ukeneye ko nayo ngisubiza nkayakuba nkayasubiza uko yari ameze nkayasubiza mu bindi byombo nibyo ushaka sinkunda umuntu utanyurwa njyewe ariko urasekeje koko iyo ngirwa mugabo uvuga ubwirwa n'iki se ko uwo mugabo wawe azagaruka ngo iki mama natagaruka se uzakomeza ubibike muko ubundi se ubwirwa n'iki niba kiriho cyangwa atariyahuye kubera ubukene nyabo ugeze aho ugeze urakabije uri inyamaswa mama aho kumpumuriza koko no kundemamo icyizere nk'umubyeyi wanjye uransanga usongesha amagambo ajomba kurusha urushinge ibyo ni ubunyamaswa babushye washyanuwe ariwe washyanuwe nta soni uratinyutse ndamburaho urukimari uratinyutse urankubise usigaye nkubita ndi nyoko koko akubyaye washyanuwe nta soni rero wongera kunkubita mbega kubyara nabi mama urankubise nubwo ntabikoze ariko sinabura kukubwira ko mbitekereza rero tiga amatwi nkubwiza ukuri biba ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubita turumvikana uzankoraho iki wowe washyanuwe umunsi uzongera kubangura urushyingura nkubita niwo munsi wa nyuma nzaguhamagara mama genda nawe uri iwanyu koko ariko mukantwa ubwo koko nta sano ufite aza guhora ucunaguza umwana we byariye koko maze rero nawe ihurura ryawe ndarirambiwe wa mugore we erega nimwe mu mpuruza nkaza kwirebera nuko ye mutavuze se nabumva narengana wa mama mba nibereye iwanjye mwumva murakongeje nanjye ngata ibyo nakoraga nkaza kwiyumvira ariko se mukantwa urabona wari ukwiye gufatanya amarita n'ibibazo yifitiye koko ukwiye kumubera umusaraba kandi uri umubyeyi we ubwo rero ushyigikiye ko nkubita wibeshya ntabwo agukubise nabikurikiranye neza narungurukiraga hari inyuma y'inzu cyakora umaze kumukubita urushyi agira umujinya n'umubabaro abangura urushyi agiye kukwishyura ahita yifata afunga igipfunsi aratuza mama uko kanyamaga nabibonye wakubashye marita mukantwari utamwubahiye ko ari umukobwa wawe byibura ukamwubahira ko ari umubyeyi mugenzi wawe ubu si ibyamubaye ari we bibayeho wabigenza utera mumbarize kwanza mari ibyo gusiga wogeje umwana byihorere wimukangura
mumusige niba adashaka kumwoza bireke uje gushinga amategeko hano mva riveredi nagushuka nyine umwana wanjye se yirirwa atoze yewe kubizi njya guhinga ngataha ntinze urumva biri bugende bite ubusanzwe ko mba nagize amahirwe nkamusigira Benita akamwitaho bagize ngo n'ivumbura ntyo mama hari impuhwe amugirira Mari umwana ntagomba kubigenderamo rwose reka nsimbukire mu rugo nzana isuka ngo werekeze ngo ufashe tuwahinge vuba dutahe hakiri kare maze uze woza umwana wawe unamwiteho no mu bundi buryo rwose sibyo uravugisha ukuri koko rive ni ukuri ubu se ndaguhemba icyo wakabyara kuzi ko nanjye mpembwa duke oya si ngombwa kumpemba Mari n'ubufasha nguhaye rwose reka nanjye ndi umubyeyi kagira imana Mukantwa mumenye ko ibyo mumukorera uwo mukobwa wanyu ari ukumuhohotera kandi ihohoterwa rihanwa n'amategeko bimenye se Marita nadatinyuka ngo abajyane mu buyobozi nanjye ubwanjye nzabatumira ntacyo utazakora ndabizi cyane ko n'umwuzukuru wanyu abigenderamo ndaje nzana isuka Mari hoci ugenda wa musazikazi we ntukivange mu bibazo by'imiryango y'abandi cyaba tata we ariko Silva ubwo ntuzankuraho koko nise kandi kayiho igihe twagendeye kuko nta mukandara wari wambaye ntakubeshe buriya ntaho nabyibutse muvandi babarira pe areze nk'uwabarira iki ubu iyo polisi dufatikanye rikira wari kuyatanga ihangana ariko narenda agatanga se kandi ngavanye hehe reka kunshinyagurira amahirwe nyine ni uko batatubonye ahubwo reka ngwambare neza ndebe ko wamugane bitaza kuguteza ibibazo ugasanga bibaye wambare rwose vuba wagezemo tutashyirishamo pe nuko twenda kuhagera ntacyo upfa kuwambara rwose ese kunyitegereza uzega bite byawe nakubesha ubu ngubu numiwe wumijwe n'iki ntaho narinzi ko uzi gutwara imodoka pe ariko rero nawe wibaza ku bintu bidafututse rwose ibaze rero ngewe kayibura nawe gutwara imodoka n'igihe namaze ndi umukanije cyaba ari imibare mike kabisa maze uretse no gutwara na perimi ndayifite nawe ngo gutwara ariko perimi iyo ubaye utanayifite buriya byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko n'ubundi kwinjira mu muhanda byo ntawe waba wagwinjiyemo none se nyine ubu nabitinyuka nyine njyewe sha nabuze ubwenge uzi ko ntazi gutwara buriya ndabyibutse buriya ngiye niyo mpamvu nabonaga ibiraka byinshi kukurusha nubwo ntacyo natahanaga n'utwo ntahanye abajura bakatunyambura sha ariko shabwe imodoka irakubereye ni ukuri kw'Imana ukwiriye kugura iyawe ukareka ibintu byo kujura uratira aya winyoshya Silva nyamara n'ibyaba ufite akamodoka kawe byaba ari byiza sinahita ngura imodoka aka kanya nakubwiye ngo mfite ibintu byinshi nshaka kubanza kugeraho ariko ku buryo iyo modoka itari no ku mwanya wa 5 none ugira ngo ndakubeshya reka nkubwire aho uzajya ngenera kugera ari imodoka nzajya nira cyangwa nkodeshe reka njyewe buriya rero iyi kintu kindi mu mutwe gikomeye cyane ni kugura imodoka nicyo cya mbere noneho namara kuyigura nkahita njya gukanga abaturage biri iwacu nkabijyaho yumvira ari ukuri mbese ukumva ibyo byose ntabibakoreye njyewe ubwanjye ubwo ntacyo naba ndico nta nicyo naba nkoze mbese muri make ntacyo genda cyane byanarimba nkagonga wa musenzi ngo ni Pasikadi cyangwa Nzungize Nzungize data bukwe se oya ni ikindi gicucu cy'ikijura tuziranye cy'igisambu cyane ese mayobo reka ibyo tubireke rwose niko ubu Marita aranyakira ati nyuma y'igihe kirekire naricecekeye warakabije kabisa uko arakwakira kose ubyakire nta kuja kumureba nta kumuvugisha yewe ntaho miseke aragwanaga kandi cyane Silva nditeguye impande zose yaba ibitutsi yaba urukumbuzi yaba ibipfunsi
ashatse no kunkatira nabyihangana nubwo ntakwemera kumutakaza yatakaye cyane ko ibyamperanye ari we n'umwana wacu nagiriraga. rero buriya reka nkubwira akantu utazi. Akahe? buriya abagore bagiraga ukuntu bo bateye mu miterere zabo kandi ngo bo buriya bananyugwaga amanuma. wowe mbere urakora n'iki ukigerayo ucishe make sibyo ijambo rirasohoka mu kanwa kawe rya mbere ribe mbabarira irya kabiri mbabarira irya gatatu mbabarira gucogoco. Silva iyo nama niyo indimo gitangiye kudiha pe. ngaho da niba ari uko tugiye kuhagera ahubwo sira niko ubwo ibintu twazanye ko hari byinshi naho turabanza kwinjira mu rugo tukamenya ukuntu gahunda zihagaze tugashaka abaho bakaza kuduteruza. ibyo nibyo byiza pe. imifuka 3 yose twayishobora cyakora aka kajerekani k'amavuta k'umuntu yakamanukana. oya nta mpamvu nibyo tubivaniremo icyarimwe ahubwo sohoka rwa mugani rwawe noneho nanjye ngize amatsiko yo kureba ukuntu urakirana na Marita. Marita wajye se nabaye ntese nabaye ariko se murambwira gucukuza umusarani none se niko aba uretse batongana ni kwa Marita baho reka ntahari wabona ari abaturanyi. uretse gato kayiho nimushaka muzanyuka gato twumva twumva n'ijwi rya Marita. njye ntabwo nasaze di ariko ubundi munyurwa n'iki mwe ababyeyi mwe munyurwa n'iki ariko munyumvira ubushinzira oya nta by'ubushinzira njyewe mbabwiza ubundi n'iki cyakumaze ubwoba iki cyamaze ubwoba ko mbabwiza ukuri mukanga kunyumva ukuri kuye se ibyo bindisho by'umwana uta mu musarani wanjye buri munsi niba uzura uzawucukuza ukorera ngaho wowe ku buryo wacukurisha umusarani. oya rwose njye nimumbwira uko mukeneye nababanira kuko mukabije kwigira abantu nta munoza muri ba nta munoza nyine amambere nazishyiraga mu mufuka kugira ngo njye nshaka kuzijugunya ahajugunywa imyanda rusange mama kantuka cyane ngo mbateze isazi nyine narabyanze se nanze kubyumva hari uko ntagiraga ngo mfunge umufuka wa mugani kuko isazi zitabura pampa z'umwana ntangira kuzijugunya mu musarani none nabwo ngo ndi kuzuza ariko murifuza iki ngo ngikore koko ko nta handi nahungira uretse mwebwe mwambyaye maze amarira yako ahora hafi azabyitwikire byari siri nkorera wagira ngo ntabwo ndi umwana wanyu usiguza naremeye ndiyima nanga kugura amavuta yo kwisiga kugira ngo mbone aya pampa y'umwana kuko mama yajyaga amusigarana akanga kumuhindurira amaranje naza ngasanga yabyitumyemo yatose byanahingutse ariko byibura ntangiriye kumwambika pampa niyo yayituma mirabifata ntibihinguka inyuma nubwo bwose ari umwanda ku buryo byatumye umwana wanjye ababuka ariko byibura ntibihinguka inyuma ngo biteze ariko urabona ukuntu kegera di byo mu nkorera imana izabibabaza urabura kunshima kuba naremeye no kumusigarana ubundi umwana ni uwawe ni nawe ugomba kwirengera imiruho yose aguteza si nk'ibyo byose se ariko mva nkubwiye wa mukobwa ubonye niba wambwiraga agahava rwose akagenda n'ubu naragushingiye sizi icyo ukora ahangaha muri aho muhumure n'ubundi arabavira ha kuko nje kumubatwara rwose gusa tuyaturutse hobe mugore mwiza uraho ni njyewe rwose ibintu wankoze ni ibiki koko baba data we mbega ukuntu usigaye usa intoki zarasataguritse zarakomeye zimera nk'urukwi koko niko igihe cyose umaze uba iwanyu ni uko wari ubayeho koko mari nuko ushakayeho neze guhinga niga kuki koko wantanye umuruho kayo mari sinzi niba umpa imbabazi ariko dore nzigusabye rwose nciye bugufi mbabarira kuba naragusize nkagusiga mu buzima butakoroheye nari nararambiwe kubaho mbona twicira isazi mu jisho byibura imiruho yararangiye nubwo ntagera ku byo nifuza byose kayo ndakumva rwose
ntabwo nakwima imbabazi. iyo urakoze mugore wanjye. Narakurakariraga nkageraho nkigarura avuga ni Kayihura wanjye si mubi, niba atarapfuye ntibimenyekane azagaruka ameze neza. rwose nagarutse ni njyewe kandi najyaga kugira impungenge Uwiteka akampumuriza. yo ndabyumva pe. nahoranaga icyizere cy'uko uzagaruka nubwo ntarenze igihe uzagarukira. ariko se ubundi kuvuga no gutaruka niko ubundi umuntu w'umugabo aturuga niko ushaka yo watira ibibazo bingana bite ku buryo usiga umugore wawe ukamuta kwa muganga nta n'igiceri umusigi wasubiza nsubiza wireba hirya. umva ndakubwiye ngo wowe nta bisobanuro mfite. ubundi se wabikurahe? gusa mbasabye imbabazi kuba narabasubije inshingano bitari ngombwa. ndabibona kongera kurera uwo mwashyingiye byarabagoye. byaratugoye nyine ariko kuko kwica amande ntabwo naje imbokoboko rwose. mu modoka harimo umufuka w'ibirayi n'igitoki cyose, harimo n'umufuka w'umuceri n'akajerekani k'amavuta. ni ikiru cy'uko rwose nuko mwana wanjye umukwe ni wowe rwose. biri hehe ngo mbizane? biri hehe? ahubwo se mwakabyara mwenda bishobora. ariko urabizi mukanwa tuzabirya iminsi y'icumi rwose. tuzabirya iminsi y'icumi pe. nuko nuko umukwe wanjye akira duterurane inzugi. ndavuze ngo hagararaho mama. hagararaho. mbese nta soni Kayiho. ndakumva. nta n'ibere ry'igitoki rigomba gusohoka mu modoka ryinjira muri uru rugo. byose turabihari vera ubwo niwe wa mbere y'imfura. turabihari vera. ari vera se kandi we ninde? ni umuturanyi wa mbere y'imfura sheri. nubwo yahoraga tukwa ngo arahurura. amaturanyi wahaye ko ari injarwa gusa. kahota yego nabizeye rega. muraho yemwe. urahora atari neza. numvise mu izina ryanjye rwose. se nk'ubugwa ntuberege ibyaberaga aha byose nabikurikiranaga, ariko noneho nageragezaga gufata amajwi kugira ngo nzabone uko ntanga ikirego. rega birakabije. ndumva bindenze pe. si uko nabikekaga kugeza aho ugirirwa impuhwe n'abaturanyi kandi uri iwanyu. wahora n'iki? ese wowe kuzenga amarira mu maso Silva? niko umuntu w'umugabo igihe cyose wabiriyeho kuko nta no kuko mucecetse. mugabo se we niko ubuzima bwa Marite waba burakubabaje se kugeza ubwo urira? Kayiho uyu musaza byo nta cyiza gikwiye kukuvaho kiri kumujaho. mva mbese biritavuze umwe. umbabarira igihe cyose nabicecetse. ceceka ariko kuba warakoraga wahembwa ukambugwa utwakoreye twose tukagenda soba ukuyu nguyu na bosi Pascal nibo babaga babyishimiye. uravugisha ukuri? reka mvugisha ukuri. urashize uravuze igisambo kibi gusa. reka twumve papa. utavuze se ukuntu nawe wabaga uri mu bamutegaga bakamwambura. witwikirije waba wifuza muri urwo rusura rwawe witwaje n'intwaro gakondo zo kumukangisha. mana yanjye bivuge se wagisambo wa munyamabigo. ariko noneho ibintu numva bintunguye nuko gikanaguzwa. niko Kayiho nsobanura neza ibi bintu Silva. mbabarire wumvaga amagambo kandi ugatega amatwi. gira vuba sobanura ukuntu aba bantu bari wa mugabo we reka mvuge. ibyo byose nabikoraga ku itegeko ryawe na Pascal. aho ntimunyumvira. nabikora ndi kwanga. Kayiho ndakumva rwose mbwira. nukuri kwimana ngusabye imbabazi mfukamye. ndabivuze ndaruhutse umutima wanjye guraruhutse. ntuyu mutwaro nari maze igihe kinini cyane nikoreye. ibyo kandi ndi imbere yawe rwose umaze icyo ushaka. wanyambura akazi wampaye muri resitora yawe wapfungisha byose ndabyemeye. ibyo urankora byose mbyakije amaboko ganjye abiri. dore ndahangaha ndi mu maboko gawe nawe. kandi ni ukuri nanjye nditeguye sibyo utagena nk'uwenda ni ukukurimanganya. mbwira nyine niyo byansaba kuja kwirega nje najayo sibyo. ikindi naniteguye gushirishamo babigizemo uruhare bose kubera ko ibintu bagukoreye kugeza ubu ngubu ni icyaha cyitwa kurema udutsiko tw'abagizi ba nabi. oya byo nanjye ngiye kubarega ihohoterwa bamaze igihe bakora Marita n'umwana we ko amajwi nyafite se. ariko rero mwokagira imana ariko noneho ubanza nayo byaho naringiye.
ibyo muvuga ni ibiki ko ntarabyumva neza ko byagenze nta Silva ndagusabye haguruka byanze bikunze n'Imana yabinyujije muri iyo nzira kugira ngo niteze imbere nubwo ari ubuhema ariko bwambereye inzira gusa sinakwiteranya afungisha data buko cyangwa wowe Silva inshuti yanjye iminsi yonyine izabagenera ibihwanye n'ibyo mwakoze murabyumva nibyo koko maze rero mwana wanjye kumbabarira kabisa nanjye rwose nabitewe nuko n'ibyo nagongaga ibiki umva kayihura rwose umukwe wanjye iki kubera ko uyu mukobwa wanjye inkwano mukayisubiza byarandakaje cyane bituma nanjye numva ko ngomba kujya guteza abajura kugeza igihe nagomba kugwiriza ahangana nayo wari warakoye tekereza no kuri kw'Imana niko mwakagira Imana nuko rwose byagenze mwana ariko wanjye si uko kurababariye kayiho oya ibi nukoroye aratubabarira rwose Marita wanjye bihorere oya bihorere n'ubundi ntibabikoreraga umwuga ahubwo barampimaga gusa aho bamburiye barabireka iyo bagufata ariko Marita mwana wanjye wikira wite babarira papa ahubwo se iyo mumufata mwari kumugira mute ahubwo se turavana ryari kayiho ko nahahaye mba mbese umva Mari genda wambara uzane n'umwana tugende ihute yewe n'ubundi sinambaye ubusa ndagenda nambaye ibi no koga ndoga ngeze iwacu reka nza n'umwana yarasinziriye ubundi twigendere kuri gira vuba rwose mwana yanjye sinzi nk'inzira izongera kunyerekeza kuko izaba ihari akira mfashe uyu mwana sheri mpereze rwose Arive ndakumva tugerane ku modoka ufata ishimwe ryawe urakoze rwose ibyo bari bazaniye data na mama niwe bikwiye ngwino tujyane ubifashe ariko cururuka sheri cururuka ndakwinginze rwose umva ndagusabye ntawe ugira ukundagize nubwo bagucuna gusaka ariko baragucumbikiye neza ariko habuze gato ngo banyirukane kandi disi iyo bamwirukana ninjye bari kumucumbikira nabikurikiraniraga hafi nari namaze no gusasa icyumba yewe mwakagera Imana cyakora ndumiwe pe ndumva ari n'inzozi sinari nzi ko Pascal ari we wangirira nabi bigeze hariya ariko ntacyo reka nze muhamagare mubwire ko ubugome bwe nabuvumbuye atazajya yicara yicinye icyara zikari umwere kuko ntabimenye ariko amenya imbabazi zanje ni ukuri kw'Imana koko Pascal oroshya nze mbimubwire rwose uramubwira ibiki wareka bakamuhamagara wareka bakamuhamagara girayo rwose undi ko wamenye wamwihoreye Pasika ndashaka kukubwira ngo ibyawe byose nabimenye kandi rwose nta muntu kuri iyi si nzi wakoreye ubusa nkawe nta soni muri Imana yaraguhoreye Imana yaraguhoreye urabeshya irya garaje ryanjye ryafashwe n'inkongi y'umuriro ubu ndi mu bihombo kuko nta bwishingizi ryari rifite yeweka nta n'umwe nzarega buriya buhoro buhoro Imana izagenda imporera umva Marita wanjye twigendere rwose ngwino dufatanye bizinesi nk'uko twafatanyije umuruho ngwino twigendere abana banjye muzasubiza amaso inyuma imfura yanjye shenge imfura yawe iki mama nimuzatwibagirwe oya abana banjye ntimuzatwibagirwe rwose nimusubize amaso inyuma rwose muturebe mutwiteho dore turashaje rwose turabakeneye bana banjye muri uyu mukino si umubyeyi ni umusaraba wanditswe na Karangwa Liliane mwumvisemo Kayihura mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Marita mwakiniwe na Karangwa Liliane Benita mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Nzungize mwakiniwe na Tuyishime Jadofis Mukantwari mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Alivera mwakiniwe na Gasibirege Antoinette Silvani mwakiniwe na Nsabimana Eric naho wabakiniye Pascal ni Niyitegeka Graciane umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel mugira ijoro ryiza.
ikinamico